Twizere ko mukomeje kugubwa neza mwebwe bakunzi ba Nino TV, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho macacari kabisa. Nanjye ndaje nzanye update zigezweho na makuru tugarukaho ni politique, diplomasi ndetse n'umutekano, tukababwira uko situation iba ikomeje kugenda yievoluwa cyangwa se imera. Murabizi ko burasirazuba bwa Kongo bumaze igihe kirekire mo intambara, navuga ko itoroshye n'akana gato kubera ko ari intambara imaze mu by'ukuri koreka imbaga. Navuga ko rero ari ibihugu bibiri, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bakomeje guhangana bikomeye cyane na M23. Ibyo byisi ibihugu bibiri ari nako kandi abafashwa ndetse n'imitwe igiye itandukanye yiyise Wazalendo, ndetse yemwe abacancuro b'abanyamahanga intera hamwe, ni ukuvuga ngo ni FDLR, ziganjemo abaseze bahekuye igihugu cy'u Rwanda. Abo ngabo rero nibo bakomeje kurwana bikomeye cyane, ari nako kandi M23 ikomeje kubakubita bikomeye cyane. Operation rero ndi buze kuba ngarukaho ni operation yo muri Gatoyi mfite operation ya nyayo nahawe kabisa. Ngushimire cyane, ntago namenye ngo urinde wowe wanyoherereje message ntabwo ari kuri WhatsApp, yanyandikiye kabisa. Navuga nti courage, umpereza update y'ibyabereye i Gatoyi kuri nimero zawe ziherwa na 340 ni Orange yo muri Congo, ni ancien supersere herwa na 394. Gushimire cyane bitewe na update mugerageza mugakora ibishoboka ibyo ari byo byose mukayatugezaho neza cyane. Ngayo nguko rero tugiye kugaruka kuri operation zo muri Gatoyi ku munsi w'ejo. Navuga ko kugeza amagingo yanga na marira ateye ubwoba kuri Kigingi ari kurira ayo kwareka nyuma yo gutakaza bamwe mu bakamandazi be bakomeye ndetse n'inkingi za mwamba, babandi bivugwa ko ari bo ngenderwaho, barasiwe muhayirwa. Ndaje rero nkubwira ukuntu byaje kubagendekera nyuma yuko bari bashatse kugerageza nanone ngo kugaba ibitero lokalite zigiye zitandukanye, mu by'ukuri zigenda bashaka kugira ngo bazigarurire. Ndazigarukaho nkubwire uko byagenze, hanyuma ndaza kuba nsimbukira muri axe ya Mwenga. Territoire ya Mwenga ni territoire yo muri Kivu y'Amajyepfo, nayo ku munsi w'ejo Colonel Mitabo yari gutanga amasomo y'urugamba ku rwego rukomeye cyane. Kitwa Wazalendo zambuwe uduce tugiye dutandukanye, ariko biza kurangira abangaba nanone bafashe umwanzuro wo gutwika amazu. Batwitse amazu mu gace ko bita Kiseke bahatwitse kabisa ku rwego rukomeye. Barangize binjira ishyamba rya Equatoriale cyangwa se Forêt Equatoriale, ryashyamba niko baryita, ryo muri territoire ya Mwenga. Ndabigarukaho byose mbivi muzini muzingo video mwagiye muzibona za Kamaza Ndakize welcome. Colonel agaragaza gahunda bafite muri Gipopo, bari neza cyane imbere y'ibiro bya secteur. Ndabigarukaho byose, ndasimbukira ku ndondo. Inkuba zitagira amazi nizo zikomeje kugenda zinyatura ikitwa ingabo z'u Burundi. Abagotewe aho bita mu Rugezi magingo yangaya nabo ntabwo bazi ngo bazerekeza hehe. Biragaragara ko leta y'u Burundi yabakuyeho amaboko, yamaze kubaheba. Murabizi ko leta y'u Burundi ijya yihakana n'abasike babo bafashwe, igira iki kabahakana ikavuga ati bese ati Red Tabara ntibavuga ikirundi, ati ni uko nguko, ati ni Red Tabara. Ni ukuvuga ngo rero bamerewe nabi cyane. Turasimbukira Warikare turebe aho bita za Barindu uko situation imeze, ni nako kandi turajya turebera hamwe uko politike imeze. Ahitwa Kabaro ku munsi w'ejo nanone byari kivumbi na jasho. Ahangaha naho imfungwa zabomoye gereza ziratoroka. Ndabigarukaho byose mgende mbikomozaho. Mwebwe mudukurikira rero muherereye hirya no hino ku isi, turabasuhuje cyane. Abandika comment mu by'ukuri turabasuhuje, mudukandire like nyamuneka, nibyo tuba tubasaba kudukorera subscribe niba ari bwo bwa mbere, ariko niba ari bwo mu by'ukuri niba dusanzwe tubana ihutire kunkandira kuri like. Ibisanzwe rero tayari nanzikiye hitwa Masisi secteur ya Gatoyi. Muri Gatoyi waba w'amabungu. Kubunsi wewe ntabwo byari byoroshye kubera ko ikitwa coalition ziyobowe na General autoproclamé Kigingi ayobora yitwa Pareko
Tukuru, ndumva niyo Pareko FF plutôt, hakaba niyitwa Pareko Tukuru, ariko byakoze coalition biba bimwe, byose biba Pareko. Abangaba rero nibo bamaze iminsi barazazanyije imidugudu igiye itandukanye iherereye hano muri Gatoyi. Ni ukuvuga ngo aba icyifuzo cyabo kuva Rutingita, za Kanyenzuki, za Nyambisi, za Gishonja, za Karoba, za Gasenyi, za Bukumbiriri, za Muho n'utundi duce tugiye dutandukanye, bo bumva twahora aho uduce turimo imidurungano n'umutekano muke. M23 rero iti twarabaretse, twabarekeye ntuza yanyu, twabarekeye Gatoyi, twayibarekera mukomeza kuyibamo, ariko mutangiye kujya mudusabota kongera kuzamuka ngo mushaka kwerekeza za Runigi, za Gasake, za Gasenyi, ngo muze muhafate, ngo mukomeze mugende mwerekereze Rubayo. M23 iravuga iti ibyo bintu ntabwo dushobora kuzabyihanganira na gato, ahubwo tuzabanyatura mpaka. Ejo rero nibwo babonye icyitwa ikiboko cyane cyane ahitwa Muhayirwa, kuko barenze Muhayirwa baragenda bagera aho bita muri Gatoyi ya kabiri. Gatoyi ya kabiri, amakuru akatubwira ko sekretari wa Kigingi, umunyamabanga wa Kigingi, ku munsi w'ejo yararashwe arapfa. Ni drone yanjye hibereye yanyandikiye na Orange, ngiyo message kabisa. Wenda mutagira ngo ni ibintu biba biraho, ati sekretari wa Kigingi baramurasha ahita apfa, ngo kandi yari gukoresha imbunda nini nayo yahise ihafatirwa. Ati barashe aba ofisiye batatu. Message igiye hera, message igiye he koko? Ati abasirikare batatu baraharasiwe, ati yarakoresha imbunda nini nayo yarafashwe. Ati barashe aba ofisiye batatu bakuru ba Wazalendo, harimo ngo ukurikira Kigingi witwa Mapendano, ati wungiriye Kigingi witwa Mapendano. Muri abo ba ofisiye batatu barashwe, muri abo bakoroneri batatu barashwe na sekretari cyangwa se umunyamabanga wa Kigingi, umwandikira ugira ute, bahasize ubuzima. Nuko guko situation imeze. Ukuvuga ngo ahangaha Kigingi, umwe muri ba koroneri baramujyanye, niba ari uyu Mapendano, bamujyanye bamwerekeje ahitwa za Gikomepfo, agerayo yapfuye, ntabwo yakize. Ribera bice ubutabazi bw'ibanze buba bugoye kuri ziranye ishyamba. Murebye nukuva bagafunga ibikoti, bagafunga ibiki, ubundi akagerayo byarangiye. Uko guko situation zimeze mu bice bigiye bitandukanye bya Masisi. Mushobora kwibaza mutese ubu none macacari bukeye bute? Iyo Wazalendo iyi coalition yo yahanwe byanyabyo, bakabahana pe byanyabyo, yanyuzamo nk'iminsi ngahe batagaruka. Zaman kekeje batagaruka, ariko dutekereze ko bashobora kuza kongera gushaka kwihimura, ariko ntago bivuze kuborohera kabisa. Ubundi hariya naho gutakariza ku rwego rukomeye cyane. Kanga tunahave twigire muri Kivu y'Amajyepfo naho ku munsi w'ejo byari vuta ni kuvuta. Agace kitwa Gipupu, murabizi nagiye mbibagezaho mbabwira ko byabaye ngombwa yuko MRDP twirwaneho intare za Sarama, intare n'amadubu, byabaye ngombwa yuko wasubirayo, byabaye ngombwa yuko bajya kuhakontorora. Bari barahavuye, ariko byabaye ngombwa yuko berekezayo. Ntabwo rero bahagarariye Gipupu gusa, mu buryo bwo gushyiramo icyitwa perimetre de sécurité, bagerageje ku advancinga bagera aho bita Kiseke, naho hahita habatombe. Icyitwa Umuzalendo rero kubera ko nta handi hantu ashobora kujya uretse kwiroha muri ririya shyamba, yasize Kiseke yitwitse. Murebye video za Kiseke yatwitse pe, yatwitse amazu. Uwo ni Umuzalendo ubu ushakisha ngo ibyaha by'intambara ngo bashyira kuri MRDP twirwaneho.
urumva. So ukuri guhari rero nuko MRDP twirwaneho ikimara gufata tuduce mu buryo noneho bwa nyabwo, mwabonye Colonel Kamasa, mwabonye Colonel Mitabo bavuga bati twebwe turahamagarira abaturage bahunze uyu muhana kuko bahunganye na Wazalendo bajya mu bihuru, turabahamagarira kuza bagasubira mu byabo kuko twabazaniye umutekano. Mwibuke ko aha Gipupu nizo za Kaseke ariho hategurirwaga ibitero ngo byo kuzajya bajya kuzagaba cyangwa se bashaka kugaba kuri Mikenge, noneho bagakatinga liyezo iri hagati ya Minembwe n'izo za Pwezero umanuka werekeza Ibaraka. Rero magingo aya ngaya MRDP twirwaneho intare za Sarambwe zamaze kuba zigarura umutekano muri ibi bice. Wazalendo rero zo zikomeje kugaragaza ko ngo mu gutsindwa kwazo ngo hari impamvu ituma batsindwa. Iyo mpamvu ikaba iyihe? Akavuga bati dufite abasirikare bari infiltre cyangwa se bamaze kuba mu by'ukuri bahabwa amafaranga, niko bajya bavuga. Iyo ni imwe mu mpamvu ubundi itajibura. Ati hari aho bahawe amafaranga, ati kubura ibikoresho by'igihe nyacyo cyane cyane nk'ibikoresho byo kwiyongera ku byo tuba dufite, ubufasha bukomeye bw'ibisasu biremereye n'ingufu zo mu kirere, ibyo nibyo bituma dutsindwa. Ati icya gatatu, abazalendo ntibagira ibikoresho bya gisirikare, amasasu, ibisasu biremereye n'ingufu zo mu kirere. Atari ko abazalendo bakomeza kwihambira no gutanga imbaraga zabo mu kwitanga barwana ngo kugeza igihe bazashirira, kandi koko bamaze no gushira s'il vous plaît. Maze kuhashirira ku rwego rukomeye cyane. Mu kanya hari inkuru nasomaga, nze ndebe iyo nkuru, ni inkuru y'umupeti w'umujenerali autoproclamé witwa Prince Kasikuza. Kasikuza ni umuyobozi ndetse akaba na generali autoproclamé w'umutwe wo muri Wazalendo witwa FDCC. Iyi FDCC umuyobozi wayo mukuru cyangwa se w'ikirenga ni witwa General Kakobanya, ndumva mushobora kuba mumuzi. Uyu rero witwa Prince Kasikuza yamaze guhunga nyuma y'ifatwa ry'agace kitwa Kanguyi, yahise yigendera ava ku rugamba. Amakuru ahari ngo ku munsi w'ejo yagaragaye i Kinshasa, ngo ari hamwe ari aho bita Malewa, ndetse ari hamwe nabo bita les Ujana simbizi byari byo. Uyu rero ni umujenerali wa kabiri nawe uhunze nyuma ya Makanaki Kasimira John. Urabona ko urugamba rwabaye indyankurye, none kuruvamo biragoye. Ntabwo bavuga ngo ndaruvamo ati sinkirwana, biragusaba guhunguka ajya kure, kuko ntacyo wavuga warariye amafaranga ya Kirumbo ngo uzarwana ngo kugeza ku munota wa nyuma ngo jusqu'au sacrifice suprême. Bajya bavuga ngo la patrie ou la mort, ugomba guhitamo kimwe, la patrie ou la mort. Ariko ukabona ko ni la mort, ni urupfu. Bakavuga bati twebwe rero kugira ngo ibigi tubishobore ni ugukambura tugashyiramo icyitwa mugongo wa yina haya tukerekeza iyo tujya. Makanaki ngo yagiye Zambia, Yakutumba we yarwariye muri Ntuza muri Tanganyika Hospital. Magingo yangaya nubwo yarafite agasebe ngo asigaye yumva atavamo, nubwo kabara kaguma koroheje. Ati ndisaziye nta mwanya mfite wo kujya gutsinda umutwe muri iriya misozi. Ngo ni Yakutumba ati nzakomeza mbe muri ibi bitaro ndwariremo kuko n'ubundi ari kuri bon de soins ya Neva. Ntacyo rero ibyo ngibyo byaba bimutwaye. So nuko nguko situation zimeze magingo aya ngaya. Nabona gaje nawe Muhozi Kayina Rugaba yageze
muri Singapore ya Afurika yakirwa na Sheikh General Mubaraka Muganga. Yes, birumvikana ariko abangaba nabo bazi kuzikora se kuba yaje kwabaje kwa uncle we kibazo kiri hehe haba birenze abayiziye kwisurira umubyeyi wiwe. Les Blackwater sont en train d'être bastonnés aussi par l'AFC M23. Ati ikitwa Wazalendo, ati kitwa ndakumva cyane Clever Bemba. Bane ndi imbere y'abakunzi ba Nino TV ngwigatoyi ngo byabaye shambarde kabisa. Ngo gatoyi ngo yanahitanye n'iviongozi bikomakomeye ngo byo kwa ntuzo byo kwa Kigingi uko Bredi uko Matano bose ngo bashize bana ngo bashize mukanya. Hari umuvandimwe wanyandikiye message burya sinayibona, ayinyandikira kuri Orange sinayitegereza, arambwira ati natwaye isi wa Kigingi witwa Mapendano, ati nawe yabaye Tombe. Ubashize Mapendano nawe yapfuye, ngo nawe yapfuye, ngo nawe yarasiwe ahitwa Muhayirwa. Noneho mu gihe bamwerekezaga ahitwa Gikoma, ubundi aza gupotingira mu nzira. Uramuzi? Ndamuzi kabisa. Reka mukanya tuwe uko tuza kugahuzaho zino operation tuzigaruke mu buryo burambuye Bemba. Sawa. Yes, birumvikana ni Clever Bemba. Tugiye kuba mu kiganiro kiri imbere turi buze kugarukaho kuri situation zigiye zitandukanye, gusa murumva ibintu ntabwo byoroshye. Ebana byabaye ibindi byabaye shambarde. Dusubire mu kanya reka nsoreze ahangaha. Update zo ni nyinshi cyane tugiye kubakusanyiriza ndetse tukanazikorera ubugororangingo tukaza kuzibagezaho mu buryo bwuzuye. Sawa, murakoze cyane. Amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.